Yesu ashimwe cyane bana b'Imana. Tugiye mu ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'Abagalati igice cya 5 umurongo wa 16. Haragira hati: ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo no kuroga, kwangana no gutongana, ishyari n'umujinya, amahane no kwitandukanya, no kwirinda ibice, no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, ni amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Reka dusome muri Bayibuli y'urunyankore. Imirimo y'ubuzarwa bw'umubiri n'ibyana by'umwoyo. Konkanywe n'inzira nti mugume n'umugendero w'umwoyo, ubwo nibwo mutarashyikiriza ibyo kwitenga k'umubiri. Aha kubumbiri gurwana isomwoyo, kandi umwoyo gurwana isomubiri. Ahubwo kuba ibyo byombi birwanisana. Ntabwo icyo tuma kubasa akora icyo muri kwenda. Konka kumwebembera w'umwoyo muba mutagitegeko biragiro. Ngwene imirimo y'ubuzarwa bw'umubiri nemanywe n'iyigi: ubushambanyi, ibirwiteshoni, ukurigira kubi, ukuramya ibishani, ukuroga, ubuzigu, ukurwana, ihari, ekenega, empaka, kwebagana samu, ukurwanira urubajo, ukwangirana, ubusinzi, ukurarekera n'ibindi nk'ibyo. Nimbateyisa nk'uko nabatishyize iranti, abarukora ibyo tubarahungura bukama barahanga. Konka ibyana by'umwoyo ni byebi: ukukunda, ukushemererwa, ubusinge, ubw'umusereza, imbabazi, uburungi, ubwesegwa, ubucurezi, ukwerinda n'ibiri nk'ibyo. Hariho kiragiro ikiri kubizibira. Yesu ashimwe bana b'Imana bavandimwe. Aka kanya bumvira ijambo. Iri jambo riravuga ku mirimo ya kamere yabuzariranwa. Bayibuli iravuga ngo muyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Bavandimwe, inshuti z'Imana, abarokore n'abandi mwese mwizera ubutumwa bwa Kristo Yesu, abakiriye Kristo Yesu muri bo n'abandi bataramwakira bashobora gutega amatwi iri jambo. Iri jambo rirakomeye kandi ni ryiza cyane, kandi ryadufasha mu rugendo rwacu rwo kujunwa imirimo y'ubuzarwa bw'umubiri cyangwa imirimo ya kamere. Kandi ijambo riravuze ngo nimugendera mu mwuka, nibwo mutazashobora gukora ibyo kamere ishaka. Iryo jambo riravuga ngo, cyangwa amakuru yaryo ni ukuvuga ngo nuba utagendera mu mwuka uzakora ibyo kamere ishaka, waba ubikunda waba utabikunda. Iyo umuntu ari umuhuku, mu Runyarwanda uwo bita umugaragu w'imbata, ubwo n'umuhuku. Umuntu wo bari kwita umuhuku mbwene haranga simwe abana barahanga bategera make kigambeke. Umuntu wo bari kwita umuhuku n'umuntu uri kuba ningira ngo bakaba kare hati tubase ruhu ninga kuba baruho bundi bari mu mahanga gandi agutara kumanya. Kuko umuntu w'umuhuku ni wo muntu ubabire bagura bakabamugura imirundi mingi bakabamugura ninga bamuhambo mu rutaro bamureta muka ubwo akatakora atayine mushara, akakora atarukusima, akakora n'ubwo atarukwenda n'ubwo arukwenda, n'ubwo arukushasha n'ubwo atarukushasha. Uko arukona akatekwa gukora ahubwo kuba n'umuhuko akagurwa tarukwetegeka mbuye nakaba tarukwetegeka. Ntabwo icyo barokore
umuntu uri kutegekwa ubuzarwa bumbira utakakire Kristo Yesu ngo ategekwe moyo ubwo naba atari kwetegeka nubwo ari kwenda nubwo atari kwenda natekwa kukikora nubwo ari kwenda nubwo atari kwenda ubwo naza kunywa amarwa gamwitega mukore gamuraza amahanda gamukore kigaru kwenda cyona kuko manyamarwe kigaruko konka nagaruka inanya gandi umukasheshe nagaruka ingoma abakiye nagaruka ahubwo kuba nategeko ahubwo kuba yinekira kumutegeko ekiri kumutegeko kiryo muri ikibar kweta buzarra umuntu wo munda hariho umuntu uri muri uri kukujya nakujyema ubwo nakujyema nakutegeka nubwo kunzire nubwo utarukwekunda nubwo utarukunda nubwo kutanira nozagarukayo abandi bagira umbu amarayi bakwaturwayo nubwo n'umutamire natekwa kuzayo nubwo hari indwara natekwa kuzayo nubwo hari ibindi natekwa kuzayo nubwo hari yo kugayo nubwo hari yo umuntu kubura variyo konka nazayo natekwa kukikora nubwo rukushota na hataki naenda kukirika agaruka agema abo kuba hari yo muntu muri we uri kumujyema uri kumutegeka tari kwetegeka Bible yazira ngo maba mutebembirwa umwoyo bari kwebembirwa umwoyo nibo babonka batari kubasakora bazariranwe cyo rukwenda abatari kwebemberwa mu rukwera bari kwebemberwa umbiri abari kurura umuntu wabo w'umuntu wabo zariranwe cyari kubagandira bakabana we bakuratira abo nibagumana bakorecyo nibaguma muri yicyo nibakigumamo nubwo nangwa no wakusha kuba bakagiranwe ngaha nango iki cyo wakora kandi ngaha iki cyashakubi nozagaruko kikuri ahubwo kuba notegeka umuntu w'umunda notegeka umuntu w'ikibi noza kukikora umuntu w'umunda nakuragira horera nakujyemo kutongana noza kutongana ahubwo kuba nakujyemo nogemo wishimwe nogemo umwana warahanga hari icyo kujyemo bashimwe turya rutaro uruno rutaro ryo muri itwe umunda yito uko munda umurito hari rutaro hari rutaro rw'umuntu wazariranwa hari rutaro rw'umuyo rukwera naenda ngo utatongana umuyo rukwera naenda ngo safiri undi ijo umuntu akudira ngaha yakugaya umuntu uwo muri wabuzariranwa kudira gamba atumugambire umuyo rukwera kudira aterekeraho washe kubi rekeraho umurokore twagamba undi ijo kudira naba yakugaya mugambire umuntu muri yitwe wishe muri twarimo umuntu tujyemo harimo umuntu bari kwita buzariranwa natujyema natwese tutarukwenda nakuzibira imyaka yawe nakutoza imyaka itari yawe nokora imyaka itari yawe nakujyaho kuba nakujyema abantu bakugaya bagira ngo nashe icyo umuntu mukura kurecyo ngaha ati uri kukikora n'umuntu uri kujyema uburyo muriwe nakujyema nubwo kunzire nubwo utakunzire nakujyema nangwe edini yo etegesa okwaturiki n'ikirundi umunongo kwaturiki nawa azumbi yahandikirwe harimo abantu bakana baturi nibazo Yohana ngo abatize Yohana umbatiza ni baturi byabo Bible negira ngo baturi byabo ababatiza konko kwaturi bibi Bible kwenda no kwaturi bibi no bireka twatura no bigarukamo abishima ningira ngo uko byatura nawe bambe ubundi naba naenda kubireka tuzango naba tkunzire medini nango bundi nekwegesa ngo kwatura ikibi niko kujunwa ngaha ukureka ikibi niko kujunwa ukwatura ikibi ko kujunwa kureka kukireka Yesu Kristo tararugire mu iguru ngo aje kukayombere gwe nk'ikitambo aje kwitwa kubi aje kuforforwa hamusharaba n'ibindi byona ahabwo kwatura ahabwo kugamba manyo kwatura no kugamba kandi okugamba two kujunwa no kuhinduka cyanjye gwiki Bible negero muri mu Bakorinto ba 2:5 ngo abariyo muri Kristo Yesu ni baba bari ibihangirwe bisi ngo reba byo ebyakareze huyiriho mukamashimwa bishimye
mbwenu muri yitwe harimo umuntu utarakwenda ngo tube bihangirwe bisya natuzibira nakukwata ni nk'uko umuntu nk'uko wakubuye n'umuntu nenda kugenda nakukwata nenda kwimuka nakukwata nenda kugenda nakukwata nenda kutemba piki nakuzibira mbwenu muri iwe muri yito munda harimo umuntu uri kutuzibira kuzunwa natuzibira nenda kushoma Bible nakuzibira nenda kushaba nakugira ato ngaha ato noje kushaba ubundi nenda kukireka nakuzibira nenda kwimbura bo nakuzibira nakuzira tishana n'abandi mukamasimu y'abishimwe Imana ishimwe bene data bwoko bw'Imana Bible iravuga ngo nutuyoborwa n'umwuka nibwo tutazakora ibyo kamere ishaka mureke bene data tuyoborwe n'umwuka umwuka wenyine umuyuru kwera wenka n'uri kubasa kuzibira bazaranwa umuyuru kwera nabasa kuraza nk'uko kuraza umuriro manya umuriro gugeretse guraza ko kutegereza umuriro gwakwata ikintu ngo gweraze biri gwaheza kucwekereza ngwenu raza hata otaka otayinebe wasisira otaka sisikayira otaka rebekire kubi otaka sere kubiraza ikirizo umuyuru kwera araze buzaranwa n'uwe nkuru kubasa kuraza abo kuba n'umuyo w'amani n'umuyo warahanga n'umuyo urwo mwiguru nabasa kuraza naraza ebibi biriyo mito yito naraza ibiteka teko bibi manya hariho n'ibiteka teko bibi hariho n'amambi umuru kwera raza koko umuntu araza umuriro raza ikirizo moyo araza hunamise muyo urukwera hunamise mugambire utumoyo warahanga hunamise ibiteka teko bibi hunamise wakukozere kubo urukubuzo businge hunamise kenega hunamise ihara hunamise rwango hunamise kurigira ukuboko Bible yagamba hunamise umuyo wa mukama hunamise abishimwe gambira umuyo wa mukama utinyinda ngo hunamise amaraka hariho amaraka agarukora ikemihanda itariyo amaraka agarukuteka tekesa kubi amaraka agarukwangisa umuntu amaraka agakutamisa umuntu amaraka agambira umuyo tugahunamise umuyo ayino ubushobozi bwo kuraza araza umuriro gwabuzaranwa arazi iwe turukubiye basuza niyo shonga habwenki noyiteyisa niyo shonga habwenki noyishongoro oramya arahanga ugaruka bigaruka bisho garuko biteka gambira umuyo tubirazi gambira umuyo tubirazi umuyo wenka rukwera warahanga nabasa bwera kure umuyo rukwera nabasa murre kigambe kimu kitomunkora ikigambe kibuyimutse ikigambe kibatema amane ikigambe kibaje cyamane ikigambe kibakomure ikigambe kinicurira amane go kumura umuntu nicurira amane go kuraza buzarira nicurira amane go kunana samaraka nimvurira amane mu kigambe amane go kumura amane go kutejegera amane ago kugarura umukujunwa amani go kugarura umukujunwa go kutembese kirasi cyo kujunwa muyuru kwera Imana isiri shimwe abarokore Imana isiri shimwe ngiye guhendera iki kigambo naza kwendera ikigambe iki nimbagambira nko ku Bible yagamba ngo mugendere umuyo nibwo murabase gukora ibyo muyo arkwenda nibwo mbarabase kushemeza arahanga okushemeza arahanga tor kukebasize iwe twine mani go kushemeza arahanga iwe toraze gushikirire tariho umuntu wishikirire tariho n'ubyakuba faza n'ubyakuba pastor n'ubyakuba bishop nawe n'umuntu muyo rukwera niwe wenkuru kubasaza umuyo arahanga nabasa barokore nabasa umuyo wa mukama nabasa umuyo kwera mu ikirizi twarubwire bwo kushaba twarubwire bwo kuramya twarubwire bwo kuteka arahanga muherezo bwiri akanyahamagara gawe umuyo kwera manya nakanya koko umuntu akanyise ibintu koko umuntu akanyisa business yekanguka koko umuntu akanyise koko umuntu akanyise sente koko umuntu okujunwa kwawe reka kukanye manya kwa kutakanyire ni kuko ibintu bitarukanya bigaruka inyuma reka kujunwa kwawe kureke garuka inyuma reka kwiyongere reka kukanye reka kukure Imana Isirayeli bahereza umugisha kubwira ijambo bahanga bakorere birungi bahanga bagirege bahanga bajwe cyamani amina.